Okay, you're welcome back here. Bahaye ikaze nanone. Noneho rero ntabwo turi butinde tugiye kureba ese ni gute wa create YouTube channel. Uri mu content creator, ukoresha TikTok, ukoresha Instagram n'izindi social media zose. Noneho uyu munsi tugiye kureba ngo ese ni gute wafungura na YouTube channel nayo ugakomeza uzamura social media zawe. Nkuko mubibonye rero kuri TikTok twari turiho tuvuga ese kubera iki abantu benshi bakoresha TikTok usanga bafite YouTube channel muri profile yabo, cyangwa se ni ibihe byiza byo kugira YouTube channel. Hanyuma abantu benshi barambaje bati rero ese ni ibihe byiza byayo, noneho ni gute twayifungura dukoresha telefone zacu. No kuvanga abantu benshi rero bazi ko kugira YouTube channel bisaba kuba ufite imashini cyangwa se ibikoresho birenze, amakamera arenze. Nkuko nayo babwiye jewe nkoresha ibintu mfite hafi kandi biciriritse umuntu wese ashobora kubibona. Murambibabwira ko ufite telefone ukagira internet uba wamaze kugira igishoro. N'ubu nonanga iyi video muriho mubona ikoreshe telefone, iyi kamera, editing byose ni telefone. Ikintu rero gihari ikintu gihari mbangira ngo tujyana akantu ku kandi. Nimba uri mushyashya hano ndagira ngo nkwigishe dufatanye twungurane ubumenyi tuzamurane. Rero nimba ari bwukigera hano reba ku kantu ka subscribe kandi ufungure n'inzogera, kubera ko bimfitiye umumaro ariko nawe bigufitiye umumaro, kubera ko nta yindi video izongera kugucaho. Uraca muri aya video yose urebe ni uburyo dushobora kwiteza imbere dukoresheje TikTok and YouTube n'izindi social media zose. Rero ntabwo turondogora, tugiye gutangira. Nimba uturutse kuri TikTok welcome, nimba ari bwo ugeze kuri video nawe nguhaye ikaze. Rero tugiye gutangira tureba ese kubera iki aba TikTok benshi bafite ama YouTube channel. Ugasanga arakubwira ati wenda nimishaka video nyinshi cyangwa se birambuye cyangwa se bisobanuro birambuye, kanda kuri link hanyuma ujye kuri YouTube urebe. Icyo gihe rero tugiye kureba ngo kubera icyo bakunze kugira. Nuvuga ngo TikTok twamaze kubona ko ari video zikina kandi zigera henshi cyarimwe, bivuze ko yaba source of traffic ijya kuri ntuze kuri YouTube. Igihe cyose ufite content imeze fresh, abantu bayireba kuri TikTok bakayireba no kuri YouTube. Niyo mpamvu icyo gihe rero umuntu ufite YouTube channel afite na TikTok yahagaze neza, ni nayo mpamvu bashishikariza kubaka TikTok zanyu neza zigaragara neza, bituma uwo muntu atangira kubona views n'abafollowers na subscribers mu bintu byoroshye. Tujyana akantu ku kandi. Nawe none hanga ni mushaka gutangira YouTube channel, ngiye kukwereka uburyo ugomba kuyicreate ukoresheje telefone yawe kandi nta kindi gishoro bigusabye. Telefone na internet it's enough. Okay? Uwo muntu umuntu ukoresha TikTok neza afite abafollowers, afite abantu bamukurikira kubera ibintu akora, akenshi ndaje ndanabereka ingero cyangwa mwana zibonye z'uburyo abantu benshi bakoresha TikTok cyangwa mwita abastar baba bafite na YouTube channel kandi iri kuri bio, then ikabafasha kwamaza YouTube zabo. Hanyuma rero nizere ko umuntu wese uri hano ari tayari, kandi yaba usanzwe hano yarakoze subscribe ndagushimira cyane, yaba umushyashya ugiye kwikora nawe ndamushimira cyane, kugira ngo duhite dutangira nta kurondogora ibintu byinshi. Rero tugiye gutangira. Ndagira ngo mbanze nkubwire ko ntabwo bishoboka ko wafungura TikTok bambe YouTube channel ukoresheje ukoresheje iyi YouTube app, iyi app ya YouTube. Nta nubwo bishoboka ko wagira gute wafungura YouTube channel ukoresheje YT Studio cyangwa se YouTube Studio. No, ikintu ukora uraza ugafungura Google Chrome gutya. Okay, ukore back kugira ngo dutangirane tujyana akantu ku kandi. Cyangwa se nkuko mubibona, nkuko mpora mbibereka hara kuri TikTok yanjye ugira gute. Okay, uraza ukandika hano gutya. Nkuko twaze tubireba ukandikamo youtube.com gutya bisanzwe muri Chrome cyangwa browser yose waba uri gukoresha. Okay, wamara kuyandikamo gutya ukaza ugakanda hano kuri profile yawe cyangwa se kuri account yawe. Tujyane akantu ku kandi ntihagire akagucika. Okay, ukaza ugakanda hano ku ifoto yawe gutya. Hanyuma wowe nimba nta YouTube channel nimwe ugira ari ubwa mbere ugiye gucreate, urakanda hano handitse your channel.
tujyana akantu ku kandi inshuti zanjye, tujyana akantu ku kandi ntihagire ikintu kigucika, kandi ikibazo uri bugire umbaze muri comment. Okay, ugakanda hano handitse your channel gutya, urabona ko tayari hahita haza ahantu ho kuzuza amazina. Tubanze mbere yo gukomeza tubanze turebe se umuntu ufite iyindi channel ashaka gucreate yindi yo akandayo. Iyo uhita ugakanda hano handitse, dusubire hano, uhita ugakanda hano handitse settings, uhita ubona option yo gucreate indi YouTube channel. Tugiye kujyana rero n'umuntu ugiye bwa mbere gucreate YouTube channel bwa mbere akoreshe telefone ye. Hano uhita ukandikaho rero amazina ya YouTube channel yawe ushaka. Mbibutsa ko iki ari igice cya mbere. Igice cya kabiri, ubu cya mbere turiho turakreate YouTube channel. Icya kabiri, bitewe n'uburyo mnabonye mwakiriye iyi video, uburyo mwakozeho comment, uburyo mwakoze like, uburyo mwayisharinze, uburyo mwakoze subscribe, ndahita nza n'igice cya kabiri kibereka ngo ese ni gute wa designinga YouTube yawe, ugashyiraho handle, ugashyiraho nuze banner, ugashyiraho profile, ugashyiraho utuntu twinshi. Ese ni gute wakora video? Ibintu nk'ibyo biraterwa n'uburyo iyi ngiyi mwagize gute mwayakiriye. Hanyuma dukomeze hano, wenda ugashyiraho izina rya YouTube channel yawe, ukandikaho wenda Ibyiza TV gutya, wenda Ibyiza TV gutya. Iyo umaze rero gushyiraho izi ntuze aya mazina ya YouTube channel yawe, uhita ukanda hano handitse create channel gutya. Okay, ugategerezaho gato, now channel yawe ubu yabaye created. Ubu nawe ufite YouTube channel ikora neza nk'izabandi. Create content on any device. No kuvuga ngo hano tayari nawe wagize channel yitwa Ibyiza TV, cyangwa se bitewe n'ukuntu wayise nawe ubu ngubu ushobora gushyiraho amavideo. Noneho rero iki ni igice cya mbere cy'ukuntu wakreate YouTube channel, ariko nturareba ngo se kugira ngo ushyireho handle. Ese handle ni iki? Cyangwa se urabona ko turayicreate ku itariki 13 z'ukwezi kwa 2 2024. Tumaze gucreate YouTube channel dukoresheje telefone zacu. Nawe ubu urayigize, ariko hari utuntu twinshi tugomba gushyiramo. Urugero, handle nshaka kubabwira ni rya jambo rimwe ushobora kwandika muri YouTube search, tayari ugahita ubona umuntu ushaka kureba kuri YouTube. Okay, cyangwa se gushyiraho profile, cyangwa se uburyo wayisettinga neza ugashyiraho banner, cyangwa reka wenda dufate urugero wenda tujye dusubire kuri YouTube. Okay, ari kugucika kugira ngo ubane natwe, urakanda subscribe kugira ngo ntukabure na gato kuri iyi mihanda twiyemeje. Kandi ndashaka kubabwira uburyo bwose telefone yose iyo ari yawe ishobora kukubyarira umusaruro wowe ushoboye kuyikoresha neza, sibyo? Dukomeze rero, reka wenda turebe. Reka turebe ibintu byinshi tugiye gusetinga. Nimba ari bwo ukigera hano ntucikwe, tujyana akantu ku kandi ku buryo. Nukuvuga ngo tumaze gucreate YouTube channel, tugiye kureba ngo ese imutaha tuzaba turi kuyisetinga dute kugira ngo ibe nk'izabandi. Okay, urabona nk'iyi channel ukuntu icreate n'ibiki byose. Ibi byose nibyo nshaka ko dukora, uburyo uzayishyiraho amalinki, uburyo uzayishyiraho akantu kariko kose wumva. Kandi ikibazo wagira wambaza muri comment, cyangwa se inyunganizi yose watanga wayimaze. Ubu rero tumaze kureba uburyo twakreate YouTube channel, tumaze kureba uburyo ubutaha tuzareba uburyo tuyidesigninga neza igakora neza nk'izabandi. Tumaze no kureba ese YouTube channel
ifasha iki mu content creator? Mbabwira neza ko nimba ufite content yawe yibyaza umusaruro kuri TikTok no kuri YouTube kugira ngo turusheho kwenjoyinga. Rero nimba uri mushyashya kandi ukeneye gukora YouTube channel, iyi video ni yawe, kandi nimba hari ikintu igufashije kanda like na subscribe, sharing, hanyuma ushyiremo comment, dukomeze tubana. Ubwo rero uko muri buri reacting kuri iyi video niko turi buze kubana no muyita. Mushaka part 2 umaking sure ko ubivuze muri comment, dukomeze dufatanye dusetting, reka dukore amafaranga online my friend, kubera ko we are content creator. Kandi narababwiye ufite telefone, ufite internet, niba uri kureba iyi video ibyo bintu urabifite, ibyo bishoro byombi tayari kabaye. Bye bye, ndabakunda.